aba YouTuber cyangwa se aba content creator buri munsi 75% ni abafungura channel za YouTube, naho 50% ni abazikomeza. Ikintu kibabaje 10% muri abo bose nibo bagera kuri monetization cyangwa se ku buryo bwo gukorera amafaranga nyine mu buryo bwemewe na YouTube. Ubundi hari ibyiciro bibiri kuri YouTube bigiye bitandukanye. Hari abantu babiri, bivuze ngo ubwo nyine ni abantu babiri batandukanye. Muri iki kiganiro rero ngiye kukwereka ibyiciro bibiri kuri YouTube bitandukanye, ubwo uraza kumenya wowe uherereye, uraza gutungurwa n'uruhande ubize kwisangamo, mwereke n'uburyo ugomba kurwitwaramo kugira ngo utazajya ugongana n'amategeko n'amabwiriza bya YouTube. Ubundi uruhande rwa mbere ruba kuri YouTube ni abitwa indorerezi cyangwa se indeberezi. Uruhande rwa kabiri ni rw'aba content creator. Urwo ruhande rwa mbere rero tugiye kubanza duhere ku ruhande rwa kabiri, tubanze turusobanure neza kubera yuko ahanini bundi nibo ino video bishingiyeho. Ndabizi neza niba uri kundeba ushobora kuba uri content creator cyangwa se uri umuntu usanzwe uri indorerezi bimwe navuze. Ibi ngibi ntago ari ugushaka kukubwira nabi, ahubwo ni ugushaka nyine kuvuga neza kugira ngo wumvikanishe neza ibyo nshaka kuvuga ahangaha. Tuguhaye ikaze. Ahangaha ni mu ishuri rya X-Man. Njyewe mugiye kubana nitwa Amani. Uze gukanda subscribe, nibagirwe gusiga igitekerezo cyaho ngaho muri comment. Ukanda like, nizere ko byo wamaze kubikora. Reka noneho dutangiye rero nibi byiciro bibiri by'abantu baba kuri YouTube. Nkuko nabibasezeranije rero tugiye guhera ku cyiciro cya kabiri, ari cyo aba content creator. Ubundi abantu benshi bafungura YouTube channel kubera ko gufungura YouTube channel ni ubuntu. Gufungura YouTube channel biroroshye cyane. Kujya aho ngaho ahanditse profile yawe ugacreatinga channel, ibyo ngibyo birahagije, ugatangira gushyiraho video. Ubundi ukagenda ufungura amasetting amwe namwe y'ingenzi ku buryo bishobora kugutwara igihe gitoya cyane, ukaba nawe wamaze kuba umwe mu bafite channel cyangwa se mu bemerewe gushyira ibihangano byabo kuri YouTube. Ariko ahangaha harimo icyitonderwa. Nyuma yuko tubonye yuko 75% za channel zifungurwe zigera kuri monetization ari 10%, ahangaha urumva harimo icyitonderwa. Ariko mbere yuko dukomeza reka mbanze ngusobanure kino kintu. Ugasanga uyu munsi nimba ufunguye channel uyise Chantal Tech, uri murigisha ngo dore uko wakumviriza sheri wawe cyangwa se ngo dore uko wakoresha internet y'ubuntu. Hashira iminsi ibiri ukabona muri ugenda ubona views ebyiri, ukavuga uti ndimo ndahomba. Warangiza ugahita uvuga uti mbindiye content, ugahita witwa Chantal Official, ugatangira gushyiraho indirimbo. Warangiza ukabona nabyo ntago birimo biragenda neza, ukabona views n'ubundi zikomeje kuba ibirumbo, ugahita ufata umwanzuro. Bikarangira wiswe Chantal Comedy, ugatangira gushyiraho comedy cyangwa n'ibindi, ugakomeza ukajya kuri documentaire, ukajya kuri tech n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye wagenda ukora kuri YouTube bitandukanye. Ugasanga icyo gihe haba abakureba haba na algorithm ubwayo birimo birayicangacanga, nibiri kumenya ngo ese ubundi Chantal akora iyihe content. Ahangaha rero ni ibibazo bibera akasamutwe kuri YouTube. Ahangaha ni aba content creator benshi rero bahita batsikirira, ugasanga bamwe barasigaye. Ubundi hari ibintu bibiri ugomba kubanza gutekereza mbere yo gufungura YouTube channel. Ibintu bibiri bya mbere ugomba gutekereza bikomeye bizakubaho. Ikintu cya mbere ni ukugera ku rwego rwa monetization, ugatangira kwinjiza amafaranga nk'abandi ba content creator. Cyangwa se ikindi kintu ugomba gutekereza ni uko ugomba kuzasitara ugasigara mu nzira utaragera ku rugendo wari wiyemeje. Kandi ikindi kintu abantu birengagiza nuko hari igihe habaho ikintu cyitwa cyo gusibwa channel. Gusibirwa channel ntago bishobora gusibirwa channel ku bantu batoya cyangwa se ku mu content creator ukizamuka, ahubwo n'aba content creator bakuru nabo channel zabo zirasibwa. Ibi ngibi mwanafunze yabikubwira neza cyangwa se Rocky n'abandi. Ndetse ndabizi neza nanjye ubuhamya nabwo kubera yuko kuba ndi kuri channel no yasuka ariho nahoze, ahubwo nyine nuko ariho nisanze nyuma yo gusibirwa channel nanjye. Ariko none ibyo ngibyo ntago ari byo ngiye kuvuga, ahubwo ngiye kukubwira ibi bintu ugomba kwibandaho mbere yuko ufungura YouTube channel. Mbere yuko ujya aho kuri profile ngo creating channel, tekereza bino bintu bibiri ngiye kukubwira bikomeye. Ikintu cya mbere ngiye kukubwira, tekereza ese niki ngiye kujyana kuri YouTube, nizihe impinduka ngiye kujyana. Numara kukibona icyo ngicyo utangira utuvuga ati ese nzitwa irihe zina. Numara kuribona ujye muri search ya YouTube, researching, ubanze urebe ngo ese ninde ngiye gukompeta nawe, ninde tugiye muri competition imwe nzahangana nawe. Nubona ari benshi ukabona yuko banakurengeje ubushobozi, wowe shaka izina ryawe ryiza cyitwa brand. Numara kubona brand utangire noneho nawe ukora ibihangano byawe. Ngiye nitwa Amani, aha ni muri Amanix. Kanda subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona amasomo nk'aya ngaya umwanya ku wundi n'umunota ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Muri video nk'izi ngizi nazigaruka hano iwacu, zigomba guhora zimeneka umunsi ku wundi. Nizere yuko igitekerezo cyawe ugomba kugisiga muri comment, like,